nitwa Reverend Rwibasira Vincent, nkaba ndi umupasiteri mu itorero rya Bethesda Holy Church. Uyu munsi wa none abamizirima, abayisilamu bari hejuru umubare urazamutse. Eglise Catholique ayo yombi Catholique ariko nabo baragabanutse, especially hano mu Rwanda. Ya, ariko ndavuga general muri rusange ku isi yose kira ngo bari hejuru ya miliyari. N'abayisilamu bari hejuru ya miliyari. Abisilamu ntabwo bajya banyeganyega. Ntabwo banyeganyega. Bagiye kugira hafi miliyari 2 n'igice bombi. Noneho hakazamo n'ababudiste, n'abahinduiste, n'abazoroaster, n'abandi amadini menshi cyane ari yakomeye atemera na Yesu nk'umwami n'umukiza. Ayo yose wajya kuri ugasanga agiye kwiharira icya kabiri cy'abatuye isi. Nanditse ikindi gitabo byawe noneho ko numva ari byiza, ariko ibi uzasohora nyuma ko ari byo byiza kurusha ibyabanze. Nanditse igitabo cyitwa Amateka y'amadini. Muri iki gitabo y'idini ya Islam. Ya, uyu ni umusigiti uri Abu Dhabi. Narawukunze. Narawukunze. Oya. Narawurebye, nawusacinze. Wubatswe kuri metero kare 22,000. Nshuti, hari abantu bazi kubakira Imana yabo cyane. Uyu musigiti watwaye amadolari n'amayero niki. Hari abantu bamaze gutekereza mu buryo bwagutse, uburyo bwo kubaka bakubakira Imana. Nabyo nabikuyemo isomo riye. Hari igihe tubwira abakirisitu tuti reka twubake urusengero rugaragara, abakirisitu ukumva batabikozwa. Kaba ati n'uwasengera mu butayu no mu buvumo na Imana iramwumva. Ndetse ubu hari n'abadukanye inyigisho zivuga ngo Imana ntiba mu mazu yubatswe n'abantu, ngo Imana iba hose. Ariko bibagirwa umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo iyo yambarije kwishyiga gusiga ivu. Ya, kandi umugana kariho ugana ibirya byavugaga iki, uko yisuzuguye ukayambariza kwishyiga nyine ukayisengera ahantu hagayitse nayo gusiga umwanda. Kandi bivugwa yuko Imana ikunda icyubahiro. Ya, niba rero twubatse urusengero nk'uko wahoze ubivuga nkuru, abantu bajyamo bakumva bafite aerasiyo, rufite aerasiyo, bakumva baguwe neza, bakumva bicaye neza, bakumva barumva neza sound, ubutumwa buvugwa neza. Kandi naho tuyiramiriza hakwiye kuyubahisha. Ijuru ryayo risiki si zahabu gusa, imihanda yaho si zahabu. Ni kuki se twebwe tutayikorera zahabu igihe tubishoboye? Ibihembo nyine ngo nabyo ni amazahabu. Iki gitabo rero kiravuga ku madini, abazashaka kumenya amateka y'amadini, igihe yadutse. Mbere n'inyuma ni idini inuza urusengero. Ni urusengero rusanzwe. Katedrali. Ishobora kuba ari mu Bwongereza. Ya. Nanditsemo rero amateka y'amatorero. Nabyo ni mu nshamake, ariko nibura umuntu akagira icyo amenya ku idini runaka. Niba ushaka kumenya aba Jehova nabashyizemo, niba ushaka kumenya Abadiventiste nabashyizemo, niba ushaka kumenya Catholique nayishyizemo, bizera iki bata